muraho neza. Ni Intore Alex. Intore Alex muramuzi. Ibi ni Burezi TV, ikiganiro bimenye nawe. Sobanukirwa. Reka kuri mu Rwanda cyangwa se uri hanze yarwo. Komeza umererwe neza. Ibi ni Burezi TV nabivuze. Kuduha subscribe ni inkunga ikomeye. Biduha motivation tugakomeza gukora icyegeranyo. Tugakora amakuru, tugacukumbura. Dukomeza gukora na za mbaraga. Gahunda nimwe no kubaha bya biganiro mutarumva rimwe. Ni bwa buhanga, bwa bushishozi. Tukakugira ku bitangazamakuru bikomeye. Hose turabishagajaga, tukareba abahanga byo bavuze, tugahuza imibare. Turabizi tuzi abantu benshi bari mu kazi. Naka kanya mvuga abantu benshi muri gukora. Igice kinini, percent nini n'abakorera abandi, abakorera saleri. Rimwe ntatinya kuvuga ko ari unemployer. Abakorera abandi benshi nta kazi bagira, ariko ntitubizi. Turacyari muri ubwo buhumyi. Abantu dukorera abandi nta kazi tugira. Ni nayo mpamvu uzasanga warasize akagabo hariya, ugahora wibaza wese ko nta kazi agira ku cyambisha umutungo, kuki nta kazi agira ku kiyaguza ibi. Wowe uzi kuko ukora kaniforume keza, karuvati nziza, ingozi nziza, kubera itegeko rya bosi. Nutabikora urataha, nutabikora ari kwirukana. Akenshi ntabwo apfa kukwirukana kuko abahombye bari gukata. Iturufu bakoresha no gukata abanyemari, abashoramari, entrepreneurs, aba businessman. Turabazi, turababona. Abantu benshi bafite akarimi karyoshye, turabizi, tubigarukaho. Ntabwo ngiye kurondora amazina. Hera mu Rwanda, gera ku rwego rw'isi. Ariko se ni bande bashaka gukira? Ni bande bashaka gutera imbere? Tugira ubwenge, turebe kure. Usibye kuba narasomye ibinyamakuru byo hirya no hino ku isi nkasesengura, usibye kuba nanjye narabikozeho cyangwa se mbikoraho nkabibona, usibye kuba nsesengura nkahuza amakuru ku byo nabonye mu bahanga. Ninde mukiri ushaka gutera imbere? Akarimi karyoshye barakagira, barwara bakakuvuza. Ubwishingizi bazakora muri saleri. Abana babishyurire nibiba ngombwa. Byukira umusore arakubara, akaguha udufaranga duke. Uko ugenda ukura, ukomera utwanwa, ashyiraho 1000. Uguhanga kwa kabiri n'urumera azashyiraho utundi. Nubu umupapa ukabyara umwana wa mbere azashyiraho utundi. Nyica ntikize, sinakunda, sinabaho, sinagenda. Ibyo sinabikunda kandi sinaba ntabivuze. N'igice ntikize turabizi. Ni udufaranga duke aba yabaze n'abazikari duke. Naguhera rimwe uzamukika, naguha menshi abavuga ngo uzarengwa. Kenshi na kenshi abazi ko uzajya kwikorera ibyawe. Niyo mpamvu nunagira ukagira ugutera inkunga umukorera, ushobora kuzashinga agashinga kawe, business yawe. Nubu umukorera mu imari, akenshi azagufungisha, akenshi azatangira guhimba dosiye zidasanzwe. Ibyo turabizi, turababona, ntabwo tubigarukaho. Turi abantu bakuru. Iki ni icyegeranyo twakoze, twahuje amakuru hirya no hino mu isi. Ba nyirakarimi karyoshye bafata inzu bazizane, baziguhe, agutize. Umuriro, amazi, ubwishingizi abiguhe. Nujya kuzamura ijwi, nujya kugira aho ugera, ninjye wabiguhaye, ninjye wakugize uyu. Ku gasura keza kandi gafite itandukaniro, ku gapantaro keza, ku gakote keza, atari ko katagira icyitwa ifaranga.
ku gakote keza kazirana n'icyitwa ifaranga. Uko kazirana n'umucucu niko kazirana n'inote. Byazaniwe nande, byakozwe nande, ndabizanye ni wa mu boss ukorera. Nta hantu ashaka ko hari aho wigeza. Ntashaka ko uzanzamura umutwe. Kuguma mu bukene kwawe ni ukunguka kwe, gutera imbere kwawe ni ukumucika agahomba business, agahomba umukozi mwiza nkawe. Kwitekereza amafaranga impamvu yaguha mu gihe cya nyuma, kuki utaguhaye mbere uyikoreshe. Korana intego, korana ubwenge, reba kure, nkeka kutari ikitambavuga. Duhora twibaza kuki umuntu ukora fucking job akoresha udufaranga. Ashobora kuba atoragura udushinga akagurisha, agafata akanya akaruhuka, akarekipera imbaraga, agafata n'umufaranga. Icyo gihe aba yigenga, abagena mu buryo ki, abagena ekonomi ye. Icupa yatoraguye, igishingo yagurishije mu ruganda rutunganya amacupa, ejo nashaka azurishiza igiciro, aguhere make, ejo nashaka kuri kabiri cyangwa gatatu igiciro kugurishaho. Iyo ni business, ni fucking job ariko akora business. Wewe witwa manager muri business. Ku makote, ku mapantaro watebeje n'ubukene bwishi, igiciro cya boss ntushobora kugikuraho. Rimwe na rimwe abakiriya bazakugendana, rimwe na rimwe hari ibyo uzakora ubyice, hari ibyo uzamena. Ibyo byose nta byishingiye, azakukata. Kandi kondisiyo yo kwambara neza urayifite, karuvati nziza zizira ubukene, niko twakabiketse. Abakubona hirya no hino utarashoboye kwinjirira, abazikura umukire. Zero ubukene bwa hehese, ni karuvate y'ubukene. Gukenyerera, kwambarira ku bukene. Abakire nta mpuhwe. Impamvu tubivuga, ni indusi wakize, wateye intambwe ariko mu bandi, ni mu rugo rw'abandi. Nibyo ubundi wazamura izina gute mu rugo rw'undi mugabo? Turabikore, tugira icyo dukora. Abakire hari abayafata bakavuga ngo bayaciyemo, hari abandi bayafata ngo bayahoshyeho. Nibyo, akeneye kunguka, nawe ukeneye kunguka. Gute se? Hari imodoka akeneye kugura, hari aho abana bashaka kuhabavana akahageza, ashaka kwagura business agakomeza kubaka izina, abashaka gukira nkawe. Uriwe emera icyaha, gutera imbere uri ahandi biragoranye. Reba kure, ibyo bivuga intore. Narasomye, narasesenguye, nakaroka by'ibitangazamakuru hirya no hino ku isi, mfata ibyo abanyabwenge banditse nkabihuza n'ingero mba nzibona. Uwuzi wateye imbere akaba afite ibyo yateye imbere, akorera abandi, akaba yishimye ku rwego ashaka, ninde? Tujye ku gice cy'ubwisanzure. Aragufata akakugura, gura mu gitondo saa 11 kugera igihe cyose business yikorera. Business ye ni agaciro kurusha wowe. Nugwara niho uzabibona, ntuzahembwa kandi uzajya kwivuza. Rimwe na rimwe nta meregeza azaguha. Nimba ukoresha imashini ikagukata urutoki, azazireba imashini ye. Akenshi niko bameze, abenshi niko bameze. Abakiri iteka, nimba rugerageza kugira agatima, Imana imugisha, gusa yaba ari 1% cyangwa ari 0.5%. Ababikora neza turabashima, Imana ubaho umugisha. Abantu benshi nta gihe bagufiteho. Abari abakristo bo bajya gusenga, bagusigamo guhera kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe ujye ubireba kure. Abenshi bafite akarimi karyoshye nabivuzeho. Numubwira kujya gusenga, azaza kubwira seka. Hitamo kujya gusenga cyangwa se gukora akazi. Wese n'iki? Kubera ubwoba bwinshi, ubukene, nta yandi mahitamo, yahisemo akazi. Umunaniro aza kujya bamubwira ngo wananiwe, umutwe uri kunjya, ndumva amaguru, ndumva amaboko, ndazungera. Azaza mu kajwi keza.
urabyumva neza wagutwaho se ko bagiye mu rugo oya uzatangira n'imbabazi nyinshi ati ndumva bitangiye kuza nyuma y'isaha imbaraga sinzo ziba siriko z'umubiri zizakora indwara zahita igenda ku kanya ndabivuga ntubyambayeho cyangwa bibaho bikubaho ntibikubaho ukorera undi cyangwa ntukorera tujye duhurira hano ku mabisi duhurira mu mashopu abakorera abandi turabizi ntitubitindaho ntitubigarukaho twese turebe kure tugira ubwenge murakoze cyane kuba mwanyumvishe ibi ni Birori TV tuba twabagejeje amakuru mutigeze mwumva namba tugakora tugasesengura bimenye ikiganiro bimenye nawe wari ubizi se bimenye nawe icyo kiganiro murakoze cyane amahoro y'Imana bane namwe ibi ni Birori TV ikiganiro bimenye nawe dukorere subscribe ndabudufashe cyane dukomeze twihera amakuru ibi ni ibyegeranyo dutegura twahuje amakuru hirya no hino ikiganiro bimenye nawe murakoze cyane Imana ibahe umugisha